Salut mes amis, mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Buri wese ahari inshuti yacu nizere ko umeze neza kandi nawe usicana yacu bwa mbere nizere ko nawe umeze neza. So rero ndagusaba kugira ngo ujye ubona andi ma videos tuba twashizeho ajye hita kugeraho nta kibazo kandi subscribe rero hasobona ahantu h'umutuku handitse subscribe then urakandaho. Kandi mbibutsa ko wifuza kubona iyi video umaze kubona cyangwa se uburi kureba wifuza kugeza mu yandi magroupe, hari groupe y'abantu ushaka gusangiza video bitewe n'ibyo mwamuhuriyeho, bitewe n'ukuntu bubiyumvamo cyangwa se hari ibyo wumva bamenya bitewe n'uko nawe baba byagushishikaje kandi umva ko ugomba kubibasangiza. Nta kintu yakoretse uretse gukanda share. N'ukanda share barakuzanira andi social medias ndetse n'umuntu ku giti cye ushaka kubimuheza bitewe na social media umuhuriraho, n'umuntu ku giti cye wayimuheza atari mu groupe gusa. So rero ni by'agaciro cyane kandi ni support ikomeye nako turabyishimira cyane. Kandi nanone ikindi kintu nabashimira gukanda like ndetse na comment, ni ibintu support ikomeye cyane kugira ngo nkomeze mbagezeho n'ibindi nandi ma video mu bibazo mwambajije cyangwa se ikintu mwifuza nyine kumenya. Ni ibintu bima support ikomeye kandi nkumva ko nanjye nshishikajwe kandi mfite imbaraga zo kuba nakomeza kubakorera kandi nkabagezaho video nyinshi cyane. So rero ndabibashimiye cyane kandi namwe mbuza kumva kunda mwege mu banyamuryango bacu, mwege musanzwe mudukurikirana, ni by'agaciro cyane. Ama like yanyu, ama comment yanyu ntago ari ibintu bimara ubusa cyane, oya ntago bimara ubusa ko turabikunda cyane kandi by'agaciro. So rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Uyu munsi ngiye kubabwira ku kiganiro cyiza cyane, ngiye kuvuga uburyo ki ese ngiye gusubiza mbese ikibazo abantu benshi bagenda bibaza mu buzima. Hari byinshi abantu bibaza mu buzima ukumva abantu benshi babihuriyeho. Ese mu by'ukuri abantu baribaza ngo umukobwa wese, buri mukobwa w'isugi iyo mukoze imibonano mpuzabitsina ava amaraso. Rero ntaragusubiza kino kibazo kwayo ku musozo niho ndibuze kuza kugusubiza, nawe urahita bibwira igisubizo. Ku musozo niho ndibuze kugusubiza niba buri mukobwa wese mukoze imibonano mpuzabitsina ava amaraso. Ariko ahangaha ngiye kubwira impamvu, ngiye kwanza nkubwire kwanza impamvu zishobora gutera buri mukobwa cyangwa se buri mugore kuba yava amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ashobora kuba ari umugore umenyere kuri imibonano mpuzabitsina cyangwa se ari umukobwa nanone utari isugi, nawe ngiye kubwira impamvu ashobora kuba yava amaraso. Akenshi rero bibaho cyane kandi turanabibona ko umuntu yava amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo rero bisaba ngo aba ari isugi gusa, kuko n'umugore ugasanga umuntu ukorera imibonano mpuzabitsina mukoze imibonano mpuzabitsina kenshi pe, ni kenshi muyikoze cyangwa se murahuye urabizi neza ko atari isugi yaranabyaye, ariko mu by'ukuri ugasanga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina avuye amaraso. Ahangaha rero hari impamvu nyinshi zishobora kuba zabitera kuva amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Nizo ngiye kwanza kukubwira. Cya kibazo nakubwiye ndibuze kugusubiza cyo ko isugi yava amaraso ndakigusubiza nyuma maze kukubwira bino bintu. So rero impamvu ya mbere ngiye kubwira kuba arwaye indwara nka chlamydia ifata imyanya myibarukiro. Chlamydia ni indwara ifata imyanya myibarukiro umugore ashobora kurwara igatera mu by'ukuri kuba yava amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Muri kuyikora ukabona avuye amaraso. Iyindi ububobere buke. Buryo ububobere buke butuma umugore ntagakora imibonano mpuzabitsina neza kandi mu by'ukuri niyo muri kuyikora arababara. Rero iyo umugore afite ububobere bukeya nabyo bishobora gutera kuba yava amaraso bitewe no kuba nta bubobere nyine afite. Igitsina cy'umugabo kikaba cyamubabaza cyangwa se cyakumukomeretsa, ibi nabyo bikaba byatuma nyine azana amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iyindi kuba inkondo y'umura yarakomeretse. Kuba inkondo y'umura yakomeretse cyangwa se indi byara ku nkondo y'umura ukaba ufite ibibyimba. Ahangaha nabyo bishobora gutuma uva amaraso. Ku nkondo y'umura yakomeretse ukava amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ahangaha rero nta kindi kintu wakora numva uretse kuba wajya kwivuza gusa kwa muganga, niho babona ko ufite utundi tubyimba. We ntabyo wakibonera, ariko mu by'ukuri niba uhura na kino kibazo ushobora kuba wajya kwa muganga bakavuga ati uyu muntu bimeze gutya na gutya, cyangwa se bakaba bakubwira ko ufite utubyimba kandi mu by'ukuri wowe ntabyo wari wiyiziho. Ibi nabyo rero bishobora gutuma umuntu azana amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Indi mpamvu nanone umusemburo wa estrogen warabaye muke. Umusemburo wa estrogen ni umusemburo nanone udufasha kuba mu gutera akabariro neza, nanone bijyanye na bino byo kuzana ububobere bukeya nabyo biri mu mutima tuzana ububobere. Rero uyu musemburo wabaye muke wa estrogen ni ibintu nabyo bishobora gutuma umugore ashobora kuzana amaraso cyangwa se kuva amaraso mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina. Indi mpamvu nanone aribwo akiva mu mihango. Aribwo kiva mu mihango nanone
umura ntabwo ubura isuganya neza cyangwa se ntabwo ubura urongera gusubira ku murongo neza. mu mura hatarasubira ku murongo neza cyangwa se yisuganye neza ugasanga ukoze imibonano mpuzabitsina imihango yivuyemo ejo cyangwa se ejo hashize cyangwa se ahabanjirije ejo hashize, ugasanga mu by'ukuri ukoze imibonano mpuzabitsina uyu munsi wari uzi ko imihango yashize neza, ariko kuko mu mura hatarisuganya neza nibyo biri gutere kuva amaraso. Nabyo rero muzagenda mubibona kenshi. Iyi nayo ishobora kuba imwe impamvu. Iyindi, utateguwe bihagije. Bino nabyo bijyana nanone kuzana ububabare buke. Kuba utateguwe bihagije ntabwo nyine uba wumva muri wowe umeze neza, bitera ububabare cyangwa se ukumva nyine ntabwo uri kwiyumva mu gikorwa, ni nkaho uri gufatwa ku ngufu cyangwa se ni nkaho nyine ntabwo bikurimo. Kuba utateguwe neza nabyo rero biri mu mpamvu ishobora gutuma umugore aba ashobora kuba yava amaraso cyangwa se yazana amaraso mu gihe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Indi mpamvu nanone, urwaye kanseri y'umura. Kanseri y'umura nanone ariko ibingibi bibaho gake cyane. Ntuzabona umugore wese. Ndi kugenda nkubwira izi mpamvu zigiye zitandukanye nyine nk'uko mubizi, ni impamvu zigenda zitera ikintu. Ntabwo impamvu tukubwira ngo uhite wumva ngo uyu muntu kuko ngo iki n'iki. Nk'ubu nkubwiye ngo kanseri y'umura, umugore urwaye kanseri y'umura, uhite wumva ngo ni ukora imibonano mpuzabitsina n'umugore ngo uhite wumva nyine arwaye kanseri y'umura. Aha ngaha ni gake cyane. Iyo urwaye kanseri y'umura nanone bishobora gutera kuba wazana amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Indi mpamvu nanone, gufata ibinini byo kuboneza urubyaro ukabifata nabi. Hari ibinini bafata bikabifata buri munsi. Hari ukuntu usimbukamo umunsi umwe. Iyo usimbutse umunsi umwe cyose ukabifata nabi nyine ku yandi masaha utimenyereje cyangwa se ubundi buryo bugiye butandukanye, bitera nanone kuba muri wowe ushobora kuzana amaraso, ukagira icyo kibazo cyo kuba wazana amaraso cyangwa se ukava amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina mu gihe wafashe iyo miti nabi. Nta kindi kintu wakora uretse kuba nyine wayifata neza, ukayifata nk'uko bikwiriye niba koko uzi ko ariyo mpamvu. Iyi nanone, wasamye ukiri mu minsi ya mbere. Nabyo bishobora gutuma uzana amaraso cyangwa se nyine akabonekaho amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Aha ngaha ni mu minsi ya mbere, mvuga ni mu byumweru 2 bya mbere cyangwa se mu minsi ya mbere nyine ugisama nyine bishobora gutera nabyo ibingibi, kuzana amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi cyo nakubwira, hari nanone rero usanga bafite ikibazo cyuko iyo igihe cy'imihango kigeze imihango idasohoke, imihango ntisohoke ahubwo ikagira iruhande y'umura. Iyo rero abantu bafite iki kibazo, kandi ntabwo bikunze kuba ku bantu benshi, ariko ni indwara nanone, ibyo ngibyo bitera none kuba wakora imibonano mpuzabitsina ugasanga hari amaraso amwe asohotse. Hari ukuntu igihe cyawe cy'imihango cyagira amaraso ntasohoke, ahubwo ari uburwayi ifitemo ikaguma ku ruhande, imihango ikagenda ikibumbira kumura nyine ku ruhande y'umura. Ibyo ngibyo bishobora gutera icyo kibazo. Rero ikintu cyane ngiye kugera handi gusubiza, nakubwira ngo oya, isugi yose ntago iva amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere, ntago ari itegeko kuba yava amaraso. Ngiye kubwira rero impamvu. Akugara ni akantu nyine kaba gatwikiriye ahandi nyine umukobwa nyine aba akiri isugi nawe akaba gatwikiriye. Akugara kiwe rero gashobora kuba korohereye. Iyo korohereye ntago umukobwa ashobora kuba yava amaraso. Ntago bibaho ko umukobwa ashobora kuba yava amaraso mu gihe akugara kiwe korohereye. Aha ngaha igihe umukobwa ava amaraso ni igihe akakugara kiwe kaba gakomeye cyane, bigasaba nyine ugace gaturike nyine gakomeye cyane, kuko ako gose ntago bameze kimwe. Hari ubwo afite koroshye ndetse n'ubwo afite gakomeye. Aha ngaha rero ntago ushobora kuba wava amaraso mu gihe akugara kawe koroshye, ariko mu gihe gakomeye amaraso urayazana. Aha ngaha iyo akugara kangiritse kera, hari impamvu nyinshi zatuma akugara kangirika kera. Aha ngaha harimo nka siporo ishobora kuba zituma akugara kangirika kera mu gihe nta mugabo n'umwe murabonana. Aha ngaha ntibagiwe ko hari n'impamvu nyinshi zitandukanye. Hari ukwikinisha. Hari umuntu wikinisha mu by'ukuri ariko atari yahura n'umugabo, bakoresha ibingibi sex toys bya bikinisho nyine bakora bifite forme nk'igitsina cy'abagabo. Aha ngaha byo bishobora gutuma mu by'ukuri akugara kabikangirika kera, ukazajya kubonana n'umugabo bwa mbere ariko ukarangiritse. Aha ngaha nta maraso wava. Aha ngaha nanone kwikinisha bindi bigiye bitandukanye, kwishiramo intoki cyangwa se aya masiporo nagiye nkubwira, nanone bishobora gutuma mu by'ukuri nta maraso ugira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Aha ngaha nanone bibutsa ko niba mu by'ukuri ushaka kubona ko umukobwa ari isugi, mujya kwa muganga barakubwira ati nta kugara afite,
nta kindi kintu ari gusubiza. Ntabwo ari kubwire ngo yakabuze mu buryo, yakabuze muri siporo, yakabuze ari kugira oya, ahubwo barakubwira ko nta kafite gusa, nta kindi kintu bari bukubwire. Ikindi kintu nakubwira, hari umukobwa avuka nta kagira. Hari abakobwa bake, nubwo ari bake ku kigero, ni bake cyane, ku kigero ni nka 5% kandi urumva ko ntabwo ari bake cyane nanone, ariko bavuka ntako bafite, umubiri wabo nyine bakavuka nta kugara bafite. Ahangaha rero biragoye kugira ngo ubishoje wamenya kuti hari abatipe, impamvu kubivuga, hari abasore benshi usanga bakora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa, ariko akavuga ati natava amaraso mu by'ukuri ntago ndibwemere ko atari isugi. Ahangaha rero ndikuvuga ko hari impamvu nyinshi zishobora gutera ko umukobwa atazana amaraso kandi mu by'ukuri ari isugi. Nawe mukomeza bwa mbere ujye ugenda rero ku mpamvu nyinshi zitandukanye, ntukagendera ku bintu gusa ati ndareba niba ava amaraso. Ahangaha none ikindi kintu nakubwira, kuba bamuteguye bihagije. Igihe nabyo birafasha cyane ko umukobwa yateguye bihagije, niba ari isugi bishobora gutuma atava amaraso, kuko aba afite ububere buhagije kandi nawe yumva ko igikorwa akiyumvamo. Bitandukanye na kera aho bavugaga ati umukobwa ndumva ko niba azanye amaraso aribwo ari isugi. Kuko kera bashyingirwa abantu badashaka, ugashyingirwa umuntu udashaka, ukumva ko mye muri kora mpuzabitsina kandi ku gahato, ku ngufu, kandi muyagera handi yayishatse ahita ayikora. Bitandukanye n'ubu ngubu ushyingirwa n'umuntu cyangwa se ubana n'umuntu cyangwa se ukorana n'imibonano mpuzabitsina n'umuntu ushaka kandi nawe wahisemo, wumva ko mwayikorana. Ahangaha rero biratandukanye. Rero nizere ko ibingi bimaze kubwira ari impamvu zishobora kugutera kuvuga ko, cyangwa se impamvu zishobora kumva ko ushobora kumva ko mu by'ukuri umukobwa wese w'isugi ntago mu mibonano mpuzabitsina ava amaraso. Oya, ntago ari byo nk'uko benshi bagenda babivuga. Nizere ko rero ngoye ngusubije, wowe wumva ko ufite kino kibazo, ni benshi babyibazaga cyangwa se benshi babifataga uko bitari, mukabifata nkaho umukobwa wese mu mibonano mpuzabitsina w'isugi agomba kuzana amaraso. Oya, ntago ari ko bimeze. Nizeye ko rero ngusubije. Hari ikintu utasobanukiwe cyangwa se hari ikintu utari kumva neza nakubwiye ariko kumva ntago nyine uri kucyumva neza, bicishe muri comment hasi, nacyo nzana kugusubiza kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. So rero ndabashimiye cyane, mwari kumwe nanjye Zere Mupenzi Lisi. Bye bye, nawe utaha, ndabakunda cyane.